Kundi wowe niyo uri. Uzi ubwenge urakavuna umuheto. Ariko abantu bazi ubwenge bose bazapfa nicyo kibazo. Ubu ntuzapfa ukenyutse. Batiri y'ibike. Ubwenge buzaguhombera. Byose tubitware ukwabyo. Sibyo? None simukadi. Ntakiri utubona. Niyo ari Kigali. Niyori yamaze kuba yasesekara muri Kigali. Niyori Kigali yamaze kuba yayikandagiramo. Ese guys, murabona bino bintu Niyori biramuhira. Ese Niyori bagiye guca mu mujyi kugira ngo azaveyo, murabona zabigenza ute? Ese Yves we namara gufatwa ko ari wo wajyanye Niyori mu mujyi, murabona we bino bintu Yves wazabisobanura gute? Ese guys, murabona Yves atari urkwishira mu byago birenze. Ese guys, Niyori nk'ubu naburira mu mujyi kandi ari Yves yamujyanye, amakuru akaza kumenyekana ko Yves none ari wataye Niyori mu mujyi. Murabona Niyori umujyi wamutse kandi azi neza ko nta n'ikintu kimwe azi mu mujyi. Guys rero Niyori amaze kwishira mu byago byatazikuramo. Yves nawe akomeje kwishira mu makosa yatazapfa kuba yikuramo. Yves ari kurwanira urukundo rwa Nyamba, ariko turabizi ko Yves nta rukundo rwa Nyamba zigera abona. Yves turabizi ko nubwo akunda Nyamba buri kimwe cyose agikora ku bwa Nyamba kugira ngo amutsindire, ariko turabizi ko Nyamba adakunda Yves. Ese Yves mubona ibyo akora byose utarimo kuruhira ubusa? Ese ubona Yves ibikorwa bya bari gukora umunsi ku munsi utabari gukora ibikorwa by'abagwari? Ese guys, wowe utekereza ko Yves afite umwanya mu mutima wa Nyamba? Ese ubona Yves ibintu byose byo ari kuruhira umunsi ku munsi mubona atazabibura umunsi umwe? Ese guys, uburyo Nyamba yemeramo Niyori namubura, murabona azagira amahoro ku buryo yemera kuba yakundana na Yves? Guys rero biragoye ko Yves agifite umwanya mu mutima wa Nyamba, kandi ndagira ngo mbihanganishe ku butinde bwa episode ikurikira filime yacu Ibanga. Ndagira ngo mbihanganishe ko uyu munsi mutabonye episode ya filime yanyu Ibanga, kandi murabizi ko tubakunda cyane. Nuko hari akabazo kaje kuba mu gake katumye filime yanyu Ibanga itabageraho nk'uko bisanzwe, kandi murabizi ko umunsi ku munsi ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi arimwe tuba turukorera. Rero ndagira ngo mbihanganishe, niba ukunda Ibanga nenda gusaba kugira ngo nibugeze hano kuri VK bwa mbere ube wakora subscribe maze tukomeze tugende mu bikorwa byose tuba turukwagezaho umunsi ku munsi. Murabizi ko ibintu byose tuba turukora umunsi ku munsi arimwe tuba turukorera. Murabizi ko mwe mudahari nta kintu na kimwe twakora. Kandi guys, yewe cyo ngusaba nuko watanga ibitekerezo byawe. Ese ubona Yves ibi bintu byose byari gukora umunsi ku munsi atabari kuruhira ubusa? Ese ubona Yves hari ikintu afite cyakanga Nyamba ku buryo yemera kuba yakundana nawe? Ese ubona Yves ibintu byose ahava akagera by'abari gukorera Niyori ubona adari guhemuka, noneho atari gutuma n'ubushuti yari afitanye na Nyamba bugenda burangira gake gake? Guys rero niba uri umukunzi w'Ibanga, icyo ngusaba no kuba wakurikirana behind the scenes yose ya filime yacu Ibanga zibazo gucana kuri VK Empire, kandi murabizi King Aracho nayo nyine kuyizo behind the scenes z'ubwenge. Icyo ngusaba no kutabura kuri episode kurikira filime yacu Ibanga. Guys, ese wowe utekereza ko ubu ngubu tuvugana Yves afite amahirwe yo kuba yatsindira Nyamba? Ese utekereza ko Yves ubu ngubu tuvugana ahari hihirwe rimwe byatuma Nyamba amuha urukundo rwe? Niba uri umukunzi w'Ibanga rero ndagusaba kugira ngo nuze kubura kuri episode kurikira. Niyori we ubu ngubu tuvugana yabaye injishi ndetse yaburiye mu mujyi. Ubu ngubu tuvugana Niyori ageze mu mujyi, kandi Kigali turabizi ko Kigali batayigeramo ngo bakine. Kigali turabizi ko nta muntu uyisekeramo. Kigali turabizi ko iyo ugezemo usabwa kugira ngo uhore ufunguye amaso. Ese Niyori ibibazo yishizemo azabicamo? Ese Niyori kino kintu yishizemo muri kubona azapfa kukikuramo? Guys rero Niyori we yishize mu byago, ariko kubyikuramo bizamuvuna. Niyori yamaze kwishira mu muriro, kuwuvamo bizamutwara ikiguzi kinini. Ese guys, Yves we ibibazo yamaze kwitereramo mubona azabivamo amahoro? Ese Yves mubona ibibazo byo yatangiye kwishiramo mu gihe atangira kuba yagambanira Nyamba ndetse na Niyori, mubona Yves we ibintu yitereje mubona azapfa kuba yabicika? Icyo ngusaba ni ukugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe no kuri VK Empire, nurangiza unakore subscribe niba ari ubwa mbere buhageze hano kuri VK Empire, ubundi dukomeze tugendera mu bikorwa byose tukubagezaho umunsi ku munsi. Guys,
urabizi ko ubungubu tuvugana noneho Papa Kiramani ntago azi ko barangiye kuba bamwinjirira. Papa Kiramani ntago azi ko ibikorwa byose byo ari gukora umunsi ku munsi haba hariho abantu bari kumucunga. Papa Kiramani ubungubu tuvugana nta kintu yakora yisanzuye kubera ko Kiramani ubungubu ari kumucungisha ijisho. Kiramani ubu tuvugana ahanze ijisho se ku buryo nta n'ikintu yakora atamuri ruhande. Ese Kiramani mu rukundo ibibazo byo yarangije kwishiramo murubona azabyikuramo gute? Kiramani ubungubu tuvugana nawe ari kuri misiyo yo kuba yashakisha Tereza uwo ari we. Ubungubu tuvugana Kiramani ari kuri misiyo yo kuba yashakisha umukecuru uwo papa we yirirwa arashaka umunsi ku munsi. Kiramani turabizi ko nawe ari umuntu udacika intege. Kiramani turabizi ko ibikorwa byose yakora aba ari ukubikorera umuryango we. Ese Kiramani uri kwiruka muri ibi bintu azi neza ko ari imikino kandi azi ko kandi papa wari kuba bari kugira ngo abikore arwanire umuryango we. Kandi Kiramani tukaba tuzi ko yatangiye nawe kuba yabyinjiramo azi neza ko ikibazo cyo Papa Kiramani we aba afite aba ari cy'umuryango. None na Kiramani akaba agiye kubyinjiramo none agasanga Tereza ari mama we wa nyawe. Ese Kiramani mubona azabyakira ute? Ese Kiramani mubona azabyakira gutya byoroshe? Kiramani yamaze kuba yishira mu bibazo byatazapfa kwikuramo. Kiramani yamaze kwirahuriraho umuriro kandi turabizi ko umuriro wirahuriyeho usha. Kiramani ubungubu tuvugana nagazi ikipe yari gukina nayo. Kiramani ntagazi ko ibintu byari gushakisha bizatuma atandukana n'umuryango we burundu. Kiramani ntagazi ko ari ibyago arimo kwishiramo birenze ibindi byari byo byose. Ese guys, Kiramani afite amahirwe yo kuba yamenya Tereza ndetse akamenya n'ahantu atuye ndetse akanamubona bagahura. Ese Kiramani mu kubona afite amahirwe yo kuba yavugana na Tereza amaso ku maso, noneho bya bintu byo kuvuga ngo Tereza ni umusazi byavuyeho. Guys rero cyangwa usaba no kugira ngo ntuze kurura kuri episode kurikira filime yacu Ibanga cyangwa se ngo ubure kuri Ben Sensari yose filime yacu Ibanga. Murabizi ko ibikorwa byose turi kubagezaho umunsi ku munsi ari mwe tuba turi gukorera. Murabizi ko mwe mudahari nta n'ikintu na kimwe twakora usibye kuba ari mwe mudutera imbaraga tukaba tubagezaho ibikorwa byabyo byose muba mushaka ko tubagezaho. Kandi murabizi ukuntu tubakunda cyane, niyo mpamvu twe tuba turano ngo tube tuganira kuri filime yacu Ibanga. Ese guys, Kiramani azarwanirira Queen we azamubona? Filime yacu Ibanga ni amayobera. Filime yacu Ibanga ikomeje kuba yazana mu dutendo turenze. Yves yamaze kuba yashimuta Niyori ndetse na Kiramani nawe yamaze kuba yafata irembo ku muntu badakundana, ndetse na Ani nawe atwita umwana wa Rufe, ndetse na Social nawe akomeje kuba yikurura kuri boyfriend wa Ani. Ese guys, filime yacu Ibanga ubona iri kugana he? Na Mutesi nawe yamaze kubona undi muntu bajyana, ndetse na Gahima nawe turabizi ko ubungubu tuvugana afite ukuntu yiyumvamo Dete. Jojo nawe twamaze kumenya ko hari ibyo ari gukemanga ku mubano wa Dete ndetse na Gahima. Ese ubona ko Jojo namara kumenya ukuri kose kubiri inyuma y'ibi byose ubona azakora iki? Ese Jojo namara kumenya umubano wo Dete afitanye na Gahima ubona Jojo natiyahura ubona atazica umuntu? Jojo turabizi ko ari umuntu utavugirwamo. Jojo turabizi ko ari umuntu ukora ibintu bye yitondetse, ari umuntu udapfa kuhubagurika mu bintu byose byabari gukora umunsi ku munsi. Jojo turabizi ko amaze kumenya neza umubano Dete afitanye na Gahima. Turabizi ko ubungubu Dete ntabwo twaba tukivuga no magambo turi kuvuga kano kanya. Jojo anamara kumenya ibyihishe inyuma ya Gahima ndetse na Dete, akamenya umubano bafitanye kino gihe, turabizi ko filime yacu Ibanga izahita ihindura isura. Ndetse turabizi ko na Queen namara kumenya neza ko Kiramani ari waje gufata iwabo irembo, akaba atari umukunzi we waje gufata iwabo irembo. Turabizi ko
filime yacu noneho izahita ihindura isura. Turabizi ko noneho na Nyambo namara kumenya ukuri kose kubiri inyuma ko Niyori ari Eve buri kumushuka ngo bajyane i Kigali, ndetse ubu ngubu tuvugana none Niyori bakaba bamutwaye i Kigali. Nyambo akabimenya neza ko ibi byose ubiri inyuma ari Eve. Turabizi ko Eve nta mahirwe afite yo kongera kuba yavugana na Nyambo. Eve ubu ngubu tuvugana yishyize mu byago kandi kubyikuramo bizamuvuna. Eve yamaze kuba yirahuriraho umuriro. Eve yamaze kuba yatakaza icyizere imbere ya Nyambo. Umunsi Nyambo azaba yavumbuye ukuri kose kubiri inyuma, turabizi ko Eve nta jambo azongera kuba yagira imbere ya Nyambo. Guys rero murabizi ko Nyambo burya akundamo Niyori atemera kuba yamucika gutyo. Nyambo turabizi uburyo yemeramo Niyori namara kumenya ukuri kose kubiri inyuma. Turabizi ko Eve atongera no kugaruka mu cyaro ngo bamwemere. Eve yamaze kuba yishira mu bintu atazikuramo. Eve turabizi ko ubu ngubu yamaze kuba yigira icyo ntazi, ndetse yamaze kuba yigira icyantazi. Eve yamaze kuba yigira akantu k'akajiji ndetse akigira akantu k'agacucu katazi ubwenge. Eve ibintu byose abikora ari gushiramo ubwenge ariko akabishiramo ubujiji burenze. Ese guys, Nyambo we amenyeje ukuri kose kari Eve ushimuta Niyori yamubabara bagakundana. Ubu ngubu tuvugana umujyi bawusesekayemo. Ubu ngubu tuvugana Niyori ndetse na Eve umujyi bamaze kuwugeramo. Kandi guys, icyo ngusaba no kubatanga ibitekerezo byawe kandi ukuntu wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Kandi icyo ngusaba no kugira ngo ntucike na episode kuri filime yacu Ibanga. Kandi agusaba kugira ngo unakore subscribe maze tujye dukomeza tujyana muri bikorwa byose tukubagezaho umunsi ku munsi. Tereza aratuje nagazi byabaye kuri Niyori. Tereza araho aratuje nagazi ikintu cyabaye ko Niyori noneho ubu ngo tuvugana umujyi amaze no kuwusesekaramo. Ese guys, utekereza ko ubu ngo tuvugana Niyori afite amahirwe yo kongera kuba yagaruka mu cyaro? Ese utekereza ko ubu ngo tuvugana Niyori afite amahirwe yo kuba yagarukira mama we bakabana? Guys rero Niyori yibagije ibintu byose biri inyuma. Niyori yamaze kuba yatera intambwe imwibagiza buri kimwe cyose asize inyuma. Niyori atera intambwe yo kuba yamwibagiza ababyeyi be ndetse no kuba yibagira umukunzi we Nyambo. Niyori afashe icyemezo kizima. Nimba ari kizima afashe, nimba ari igikorwa cy'ububwa Niyori akoze, ndagusaba ibitekerezo byo wambwira. Ese guys, wowe utekereza ko Niyori afashe igikorwa, afashe icyemezo cy'abagabo? Ese utekereza ko noneho Eve we ibi byemezo byari gufatira umunsi ku munsi akabifatana Niyori, mubona wari gukora igikorwa cy'ubugabo? Icyo ngusaba ni ukutabura kuri episode kurikira filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ukuntu tubakunda, twebwe niyo mpamvu tuba turi hano ngo tube tuganira kuri episode ziraza kuba zasohoka. Ese guys, Tereza namenye ukuri kose kubiri inyuma ko Eve ari wajyanye Niyori mu mujyi, wowe utekereza ko yakora iki? Ese Gashari yose nimenya noneho ko Niyori noneho bamushimusa bakaba bamujyanye mu mujyi, utekereza noneho ko bakora iki? Eve acitse mu cyaro. Eve karabaye acitse mu cyaro, ntabwo azongera kuba yakigarukamo. Ibyo yarwaniye bigiye kuba byamuca mu myanya y'intoki arimo kubireba. Eve yarwaniye urukundo rwa Nyambo ariko agiye kuruba yarutakaza, ari kurureba ruri kumucika gutyo. Ese guys, utekereza ko ubu ngubu tuvugana Eve afite amahirwe yo kuba yongera gukundwa na Nyambo? Guys rero icyo ngusaba ni uko watanga ibitekerezo byawe ndetse ukaba wanagira inama Eve, ukaba watanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu wumva kuri filime yacu Ibanga. Nubwo uyu munsi episode yari iraza gusohoka yanze kuba yabageraho, ariko muraza kuba mwategereza. Murabizi ukuntu tubakunda cyane, murabizi ukuntu muri abantu b'intwari ku buryo buri bikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi rimwe tuba turi gukorera. Guys rero nubwo episode y'uyu munsi itabagezeho, ariko ndashidikanya ko
muri abantu bafite imitima ikomeye kandi ku muntu wese ukunda filime yacu ibanga murabizi ko ibikorwa byose ari mwe tuba turi kubikorera, murabizi ko mutaturenganya, natwe turi abantu ntago dukora nk'Imana. Ese guys, utekereza ko filime yacu ibanga iri kugana he? Ese utekereza ko mu gihe amakuru yose ahishe kuri filime yacu ibanga namara kumenyekanwa, utekereza ko filime yacu ibanga hazabamo iki? Mu gihe Jojo yamenyeje ukuri kuri Gahima ndetse na Dede, utekereza ko Jojo azakorera iki Dede? Ese utekereza ko noneho azakorera iki Gahima? Ese ubona yongera yahita atandukana na Gahima? Ndagusaba ibitekerezo byawe. Ese iyo utekereje ko ubu ngubu tuvugana Queen yamaze kumenya ko ari Kiramani waje gufata iwabo irembo, ese utekereza ko noneho Kiramani afite uburenganzira bwo kuba yongera kurebana na Queen mu maso? Ese Queen yamwirengagiza akamubabarira? Ese Queen yabikora? Icyo ngusaba no kuba watanga ibitekerezo byawe ubundi ukambwira ukuntu wiyumva nawe kuri filime yacu ibanga nibura umukunzi ibanga wa nyawe. Ese guys, utekereza ko noneho Kiramani we namara kumenya ko Tereza ari we mama we wa nyawe, ubona Kiramani yakora iki? Ese ubona Tereza we namara kubona umuhungu waje kumureba mu cyaro, ubona Tereza wazakora iki? Cyo ngusaba no kwatanga ibitekerezo. Ese papa Kiramani we amabanga yahishe mu myaka zose namara kujya hanze bikamenyekanwa ko Kiramani atari umuhungu wabo, ese mubona papa Kiramani wazakora iki? Cyo ngusaba rero no kubatanga ibitekerezo byawe. Guys rero ntagutindiye, murabizi ko byose tuba turi gukora umunsi ku munsi amwe tuba turi gukorera. Cyo ngusaba no kwakora subscribe maze tugakomeza tukagenda no bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. Nubwo episode y'umunsi yatinze ariko murabizi ko tubakunda cyane, murabizi ko muri abantu b'intwari hano kuri Venke Empire. Guys rero kongeye duhure ko indi episode dukurikira cyane, ndabakunda muri abantu b'intwari.